ese koko bigenda bite? Ni iki kiba? Ni iki kigenda nabi iyo abantu babiri bakundanye bose buri umwe afite urukundo akunda mugenzi we, ariko bikaza kurangira bose batandukanye bakangana n'urunuka? Uyu munsi tugiye kugaruka ku bushakashatsi bwagiye bukorwa ku rukundo tubashe gusobanukirwa neza. Bitangira umuntu nk'abona undi, ntawe ukunda uwo atabona. Yamara kumubona akumva ibintu mu mutima, akumva akunze umuntu. Akenshi hari igihe uwo nguwo umuntu aba akunze, hari igihe aba aribwo bakimubona bwa mbere cyangwa se basanzwe baziranye. Ni utuntu dutoya tw'ududetaye twiyegeranya bikarangira umuntu atubonyemo ikintu cyiza agahitamo gukunda umuntu. Ni inseko se, ni uburanga, ni amaso, ni imivugire, ni imyitwarire, ni imiterere. Nk'uko nabivuze, ni utudetaye duto twiyegeranya umuntu akadushingiraho akunda undi muntu. Umutima umutegeka kubimubwira, hanyuma akabimubwira. Ubibwiwe cyane ko biba bimutunguye, akenshi akunda gutegereza cyangwa agatinda gusubiza kugira ngo abyigeho. Si uko aba yarakunze umuntu mbere, nubwo hari igihe bibaho nawe akaba yari yaramukunze, ariko twe tugiye kwibanda mu gihe aba ataramukunze, akumva ijambo mu matwi rimubwira ko akundwa. Aragenda akicara nawe agatangira kureba utudetaye dutoya yakunda kuri uwo muntu kugira ngo ibyo bintu bihure. Ni uburanga se, ni amafaranga, ni imibereho myiza, imivugire myiza, disipurine n'ibindi byinshi, nk'uko uwa mbere nawe aba yabirebye, agahitamo gusubiza igisubizo kimunogeye kivuga kiti ndagukunda cyangwa se ntibizakunda, bitewe n'ibyo atakunze kuri ubu. Bigenda bitenga abantu bakundanye bari mu rukundo birangira umwe atagikunda undi. Ni ibirebana n'imitekerereze. Igihe wakunze umuntu kuko ari mwiza, nta gihe umwanzi ari uko aba yarabaye mubi, ahubwo hari ibibi bye urutisha ibyiza byo wabonye. Akenshi abantu bakunda gufata icyemezo cyo kuva mu rukundo kubw'inyungu zabo batarebye kuri bagenzi babo. Ntabwo batekereza bati se uyu muntu ko twakundanye twembi nkaba mpisemo kumwanga kubwo bwa defo ye cyangwa kubw'uko mbonye undi, ese nawe ibyo byiyumvire nibyo ari bugire? Dukunda kureba ku nyungu zacu gusa. Twe twahemukiwe se kubw'amakosa yabayeho cyangwa kubw'ibyiza dushaka ku bandi uwo twari kumwe adafite, bikarangira umubano usenyutse, umwe akabibabariramo undi akabyishimiramo. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku gitera abasore bo muri iyi minsi kutajya mu rukundo ngo bakundane n'abakobwa, cyangwa ngo abakobwa bakundane n'abahungu. Impamvu ya mbere si uko abakobwa beza babuze, ahubwo impamvu ya mbere mu zo ntekereza nyinshi harimo n'ubwoba bwo kuba batinya gutandukana cyangwa guhakanirwa, kubwirwa ko bitashoboka gukundana kwa mwembi. Abakobwa beza bo barahari, n'abasore beza barahari, bafite imico myiza, bujuje byose bikenerwa ku bantu kugira ngo bakundane, ariko abenshi bafite ubwoba. Benshi bahuye n'ibikomere bibatera gutuma bashidikanya ku rukundo urwo ari rwo rwose, bibaza niba ari ruzima cyangwa atari ruzima. Bamwe batinya kubivuga, bamwe bakabona bari buhakanirwe, abandi bakabona bazababara. Ese ibi bintu biragana he?
Ibi bishingira ku mateka yagiye aranga inkundo z'abantu, ugasanga bamwe babyitwaramo nabi, abandi bakabyitwaramo neza ku mpamvu zifatika n'izidafatika, bigatuma umuntu runaka urukundo yagiyemo rutuma atinya ahazaza he nanone mu rukundo. Nta muntu udakunda n'umwe, ndetse n'abasore babayeho badafite abo bakunda ni benshi, atari uko babuze abo bakobwa beza, ahubwo babayeho bafite ubwoba. Mu busanzwe bizi ko abahungu aribo babwira abakobwa ko babakunda, abakobwa bakikiriza cyangwa bagahakana, ariko uko siko biri, siko abantu benshi babitekereza muri iyi minsi. Hari abumva ko n'abakobwa bakwiriye kubibwira abahungu, hari n'ababibwirwa ariko bagatinya gufata icyemezo cy'uko bashobora kwisangamo, bakongera bakagira depression cyangwa ihungabana rishingiye ku rukundo n'ibihe bibi biranga abakundana. Bizageza ryari? Nta muntu udakunda nk'uko nabivuze, ariko impamvu zituma dukunda ziba zitandukanye, ku buryo umuntu abasha gutekereza neza, asobanukirwa neza ko impamvu afite zidafatika, bigatuma atabijyamo, ahubwo agategereza impamvu ifatika ituma ajya mu rukundo. Hari igihe ubona umuntu ukumva uramukunze, ariko wakibuka ko hari ibyo udafite kandi ashobora kuzakubaza, bigatuma utajya mu rukundo. Ibyo bibazo bifitwe n'abahungu benshi bafite ubwoba bw'uko bazakwa ibyo batabasha kubona, bigatuma bibabaza imitima yabo. Ibyo byemezo biri kugira ingaruka cyane ku bakobwa, cyane ko aribo bagirwaho n'ingaruka zo gutinda kubona abakunzi kubwo kubaka umuryango hakiri kare. Akaba ariyo mpamvu umubare mwinshi w'abakobwa bariho ku isi batari babi, badafite imico mibi, ariko babuze abagabo. Ibyo bibazo bizarangira bite rero? Bamwe bakuriye mu miryango babona imibereho y'ababyeyi babo ukuntu imeze, bamwe bibatera ihungabana, abandi birabakomeretsa cyane ku buryo batifuza kujya mu nkundo cyangwa kubaka imiryango bashingiye ku mateka y'imiryango yabo babayemo bagakuriramo. Igisubizo ni ikihe? Nanjye kugeza ubu igisubizo ntabwo nkizi. Kereka ibihe nibihinduka, abakobwa nabo bakagira imbaraga zo kubwira abahungu ko babakunda, ariko ibyo ngibyo ko bidahagije, bizakenera ko hahinduka imyumvire, ariko bishingiye ku guhinduka kw'imico by'abantu, ukaba umwe mu bantu bongera kugaragariza isi n'abandi basigayeho ko urukundo rushobora gushoboka kandi rukaramba. Nahanjye nawe kugira ngo twongere dukangurira abantu, twongere tubereke ko urukundo rushoboka. Niba wowe ubwawe ushobora kujya mu rukundo ukarukiniramo, ntufate ibyemezo bizima ngo wubake urukundo rurambe, ni iki witeze ku bana bawe bazagukomokaho? Bazera imbuto zikomotse ku rugo babibwemo. Imiryango iri gusenyuka bitewe n'amakosa mato mato agenda akorwa hagati y'abashakanye, badaha agaciro urukundo, ukagira ngo umuntu wari mwiza mu myaka 3 abaye mubi. Ni uruhe ruhare rwawe rwo gutuma imiryango ikomera cyangwa inkundo zikomera? Ese ugiye mu rukundo ni uruhe mugambi uba ufite? Urukundo rwawe rwakabaye rushingiye ku mpamvu zifatika, atari amarangamutima gusa kuko ubonye umuntu akora ibintu byiza cyangwa ari mwiza by'ako kanya, ahubwo ukanatekereza ati se igihe umubiri we w'inyuma wahindutse atakiri mwiza, umubano wanjye nawe uzamera ute? Nahatsoreje nifuza ko buri muntu wese ugiye mu rukundo atekereza impamvu imujyanyemo kifatika, kandi kari impamvu ikomeye
ituma ajya mu rukundo, kubaka umubano hagati ye n'undi muntu. Yari Bonne Chance Arsene, ndabashimiye.